Shalom, shalom, shalom. Mbese muraho mumeze mute? Tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'amateraniro ya Zion Temple ku Gisozi. Tuguhaye ikaze aho dukurikirira hose kuri YouTube ndetse no kuri Facebook. Uze ubane natwe muri ibi bihe byiza turi bugirane hamwe n'umwami Imana. Ntujye kure, uze kugumana natwe mu bihe byo kuramya, mu bihe tugiye guturira Imana turamenya dukoresheje indirimbo zo guhimbaza no kuramya tuyoborwamo na Azaf. Hanyuma turaza kugaruka n'ubundi tuganira ijambo ry'Imana. Ntucikwe, Imana ibahe umugisha.
Jehovah is your name. 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 Father, we say Jehovah. Jehovah is your name. We sing it again, Jehovah. Jehovah is your name. Jehovah. Jehovah is your name. You are mighty, mighty warrior, great in battle. Jehovah is Your you are mighty warrior, mighty you are mighty warrior, great in great in battle. Jehovah Jehovah is your name. sing again, Jehovah. Jehovah is your name. Holy Jesus, Jehovah. Jehovah is your name. Yeah, you are mighty warrior, Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. You are mighty, Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. We sung guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant puissant guerrier, guerrier, fort fort dans dans les les combats, combats. Jéhovah est son nom. Jehovah is son nom. Jéhovah est son nom. Jehovah is son nom. Jéhovah est son nom. Jehovah is son nom. Jéhovah est son nom. Son nom est Jehovah. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah est son What a beautiful name it is. Shalom, twongeye kubaha ikaze umwanya mwiza Imana ituremeye ibituremeye kugira ngo tunezererwemo. Imana iguha umugisha kubona uri kumwe natwe kandi irushirizeho kukugwiza imbaraga, iguha imbaraga nyinshi kandi kubashisha. Uyu munsi kuva Pentecote, mu bihe bya Pentecote nakomeje kwifuza kuganira ku Mwuka Wera kugira ngo aharaho
umwuka wera akomerezwe muri twe, twambara imbaraga z'umwuka wera kandi umwuka wera akora imirimo muri twe. Uyu munsi ndifuza kuganira ijambo rivuga ngo umwuka wera umufatanyabikorwa w'ikirenga. Umwuka wera umufatanyabikorwa w'ikirenga. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Data mu izina rya Yesu, umwuka wera tuganirize, utubashishe kumva icyo ushaka kuvuga kandi ubugingo bwacu bukomerezwe muri wowe. Mu izina rya Yesu, amen. Yesu abahe umugisha. Umuntu ashobora kuvuga umwuka wera bukira bugacya. Hari ubwo nigeze kwifuza gutangira kuganira ku mwuka wera ahantu nakoreraga umurimo, nisanga maze amezi 6 nganira ku mwuka wera, kuko tumufiteho byinshi byavugwa kandi biratangaje kuvuga ngo hariho byinshi tutazi ku mwuka wera, cyane cyane experience, kubibamo kurusha kubivuga, kubibamo kurusha kubisobanukirwa cyangwa kubibona mu byanditswe byera. Ariko kubw'uyu mwanya ndifuza ko tuza kuganira ibintu bigera muri 4, nganira cyane cyane ku mwuka wera umufatanyabikorwa w'ikirenga. Hari impamvu mpisemo gukoresha umufatanyabikorwa, hari n'impamvu mpisemo kumukoresha nk'umufatanyabikorwa w'ikirenga, gukoresha ijambo ikirenga. Icyambere nshaka kuvuga ni ibihe turimo, ingoma turimo. Ese ni ingoma yihe? Ubundi ijambo bakunze gukoresha mu rya theology ni ijambo bita dispensation. Hari ibihe byabayeho bya Kristo, hari ibihe bizabaho by'umwami, ingoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Hari ingoma yabayeho y'Imana Data, hari n'ingoma yabayeho cyangwa iriho y'umwuka wera. Iyo turebye kuva mu itangiriro Imana irema ijuru n'isi kugeza mu bihe byo kubaho kwa Kristo mu isi, abateoloji babyita dispensation cyangwa ibihe. Irindi jambo ryiza rivugwa ubu ngubu risobanura dispensation cyangwa impuzanyito ya dispensation ni regime. Regime cyangwa reka tuvuge ngo ingoma cyangwa guverinoma. Guverinoma ariko ingoma ishobora kudahinduka ariko guverinoma igahinduka, abaministri bakaba bakurwaho na perezida. Ariko iyo tuvuze ingoma ni urundi rwego. Ingoma ni ukuvuga ngo ni umuyobozi uriho uyoboye iyo ngoma, cyangwa ubuyobozi buriho buyoboye iyo ngoma. Ni iryo jambo dispensation rifite impuzanyito ariyo regime cyangwa ingoma. Ingoma ya mbere yabayeho yari iyobowe n'Imana Data. Mu mikorere y'ubutatu butagatifu, Imana yahisemo yuko Imana Data kuva mu kuremwa n'abahanuzi nta n'umwe wajya kuvuga ngo niko umwuka wera avuze. Bibiliya iravuga ngo niko Uwiteka avuze. Kubera iki? Babwirwaga n'Uwiteka, ijwi ry'Imana rivuga. Atari ukubera ko barwanira ingoma, ahubwo ari ukubera ko mu mikorere yabo Imana yagaragaye ikora nk'Imana Data, ubundi igaragara ikora nk'umwuka wera, ubundi igaragara ikora nka Kristo. Habe n'igihe Kristo yari ari mu isi, ubundi ntabwo yari ingoma ya Kristo, ntabwo ari cyo gihe yaraje kwima ingoma. Nabyo turaza kubivuga. Si cyo gihe yaraje kwima ingoma. Kristo yarazanywe no gukora ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga, yinginga akavuga ngo nje gukora ubushake bwawe, nazanywe no gukora ubushake bwawe Data.
ni nayo mpamvu ubwo yavuze ngo si ibyanjye si n'ibyanyu kumenya igihe Uwiteka azaza gushyiraho ubundi butware cyangwa indi ngoma. Mu yandi magambo, iriya dispensation ntabwo yari iya Kristo. Kristo yaraje kuba inkompongano y'ibyaha no kwezwa ibyaha byacu, ariko agasubira iburyo bwa Data kuzategereza uburyo azima ingoma ye. Amen. Kristo azima ubundi ya ngoma Bibiliya ivuga ngo ingoma y'imyaka 1000. Nibwo Kristo azaba ari umwami w'ururembo rushya rwa Yerusalemu, w'umurwa mushya wa Yerusalemu, aho nta cyaha kizongera kubaho kundi. Azaba ari umwami w'ikirenga, ari uyoboye iyo ngoma. Ni ukuvuga ngo habayeho dispensation ya mbere y'Imana Data irema, ikoresha ibitangaza abahanuzi bayo, inakora n'ibindi binyuranye bikorera Abisiraheli. Haza kubaho Kristo aza gucungura, ariko ntiyahita yima. Niyo mpamvu ubwo bashakaga kumwimika yabahungaga, kuko ntabwo cyari igihe cye cyo kwima. Hakurikiraho indi ngoma ariyo nifuza kuvuga nayo, ingoma y'Umwuka Wera. Kuva ku munsi wa Pentecote kugeza uyu munsi turiho turavuga, kuva ku munsi wa Pentecote kugeza uyu munsi, imyaka iri hafi 2000, iyi ngoma ntabwo ari ingoma iyobowe mu buryo bugaragara n'Imana Data cyangwa Kristo, iyobowe n'Umwuka Wera. Iyi dispensation ni dispensation y'Umwuka Wera. Ubundi mu bwenge bwa kimuntu, iyo ushaka kugira icyo ushobora, bwaba ari ubucuruzi, kwaba ari ugutera imbere mu buryo bw'intambwe bwa poste mu ahantu runaka, haba mu gihugu runaka, biba byiza iyo uziranye cyangwa uri muri relation n'umuyobozi uri hejuru uyoboye ingoma, maze n'abari munsi y'umuyobozi, abaja cyangwa abagaragu buri hejuru y'ingoma, babasha kukugeza ahantu. Ngaho byibaze ari reka mvuge ngo nyiri ingoma cyangwa umuyobozi w'ingoma, umuntu uri hejuru y'ubutware, ari we wenyine ukubwiye ngo ndakuzamura cyangwa ndakugeza aho nkugeza. The man in power, umuntu uyoboye uri hejuru, abasha kukurenza inzego, abasha kukuzamura mu rwego akakugeza mu rundi. Kubera iki? Kubera ubutware afite ku ngoma ye. Abakristo kandi abera b'Imana, kugira ngo babashe gutsinda muri ibi bihe, kugira ngo babashe gushobora ubukristo, nta kindi usibye guhakwa ku muyobozi uyoboye iyi dispensation, ari we Mwuka Wera. Bakajya mu gufatanya ibikorwa nawe, bakajya muri partenariat nawe, kuko iyo batariho barakorana nawe, bakoresha umubiri, bakoresha kamere, bakoresha amategeko, bakoresha ibitekerezo byabo, kandi ntibajya batera imbere habe na rimwe. Icyo nicyo cya mbere tugomba kumva. Ibanga ry'ubukristo rikubiye mu kintu kimwe, gusabana n'Umwuka Wera. Ibanga ry'ubutsinzi bw'umukristo, ibanga ryo gutera imbere, rikubiye mu busabane n'Umwuka Wera. Ibanga ryo gutera imbere k'ubukristo ryose, ubutsinzi ni Umwuka Wera. Reka wenda ngira icyo mbivugaho kugira ngo duse nk'ababyumva. Iyo turebye mu byakozwe n'intumwa igice cya 2:41, biravuga mbere yaho gato Petero aterura amagambo yuzuye Umwuka Wera. Turabibona kuri munsi wa Pentecote, buzuye Umwuka Wera, bavuga indimi zitandukanye. Bamaze kuvuga indimi zitandukanye, batangira kuvuga ngo basinze. Petero aterura amagambo aravuga ngo ntitwasinze. Wa wundi kuri 33, wa wundi mwabambye, wa wundi mwishe, niwe wazutse akazamuka, niwe usutse ibingibi mureba. Okay?
ku murongo wa 41 resulta amaze kubwiriza ngo abantu 3,000 barakizwa biyongera kubizera. Bari 120, barangije uwo munsi abantu 3,000 barakizwa. Ku munsi wa kabiri mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo hiyongera abantu 5 kubizera baba 5,000. Ku murongo wa 6 na ku igice cya 6 umurongo wa 7 ho Bibiliya ivuga ibintu byinshi. Bibiliya iravuga ngo Yerusalemu ngo abantu abizera baragwira cyane baba benshi i Yerusalemu. Bibiliya ikoresha icyongereza ngo they multiplied cyangwa believers multiplied in Jerusalem greatly, like a great company. Bakoresha nje nibaza bivuze iki they multiplied greatly. Baba baravuze ngo kwiyongera ni addition, guteranya rimwe, ariko kuvuga multiplication kwari ugukuba. Barikubye. Umwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yabuze ukuntu abigenza, aravuga ngo barikuba. Kubera iki? Kubera resulta y'Umwuka Wera, kubera gukora k'Umwuka Wera wari waje. Igice cya 13 umurongo wa 44 Bibiliya ivuga kuri Paulo ngo umujyi wose. Bibiliya y'ikinyarwanda ikoresha umudugudu, ariko Bibiliya y'icyongereza ikoresha ngo umujyi wose uhaguruka wiruka kuza kumva ijambo ry'Imana ku munsi w'isabato, aho Paulo yari ari. Nje nibaza imbaraga cyangwa ukuntu byagenze, ku buryo tekereza umujyi wose wa Kigali niba utuyemo 2,000,000. Bibiliya iravuga ngo almost a whole city, hafi y'umujyi wose, hafi ibice abantu bose b'umujyi baraje. Niba Kigali irimo abantu 2,000,000, hari harimo se simbizi 1,500,000, 1,700,000, 1,800,000, ntabwo mbizi, ariko kuvuga ngo hafi umujyi wose nuko bari benshi. Now reka nze mbikubaze, nkubaze ikibazo. Tekereza nko ku bucuruzi. Niba uri umucuruzi, uramutse ubashije kubona resulta aho umujyi wose wirukira produit yawe cyangwa ubucuruzi bwawe, cyangwa dufate niba ucuruza za telefone, hafi umujyi wose ukagura telefone zawe, wahita usezera ubukene bwawe. Niba ucuruza sima, hafi umujyi wose ukagura reka mvuge sima zawe. Urumva ukuntu byaba bimeze? Mu bitekereze, hari ahandi Bibiliya ivuga ngo Imana ibaha igikundiro ku bantu bose. Resulta nta yindi yari ubusabane n'Umwuka Wera. Ubwo Umwuka Wera waje, ntabwo ubuzima bwa Gikristo bwahise bwongera kuba guteranya, ahubwo bwahise buba kwikuba. Gusabana n'Umwuka Wera nibyo bituma, aricyo cya kabiri navugaga, nibyo bituma ubuzima bwawe bwikuba, buzamuka, bwiyongera. Igisubizo cyo gukora k'Umwuka Wera. Amen. Igisubizo cyo gukora k'Umwuka Wera ni ugutuma ubuzima bwawe bwimultiplier. Ntabwo bongeye kugira ikibazo cy'ubutunzi, kuko abantu ngo bazanaga ubutunzi ku birenge byabo. Ntabwo bongeye kugira ikibazo cy'abakene. Bibiliya iravuga ngo nta mukene wababarwagamo, as a result of the Holy Spirit, nk'igisubizo cyo kubona iby'Umwuka Wera ariho arakora. Nanone ikabongerera abakizwa kubera Umwuka Wera, ibitangaza bigakorwa kubw'Umwuka Wera. Mpamya ntashidikanya yuko igitangaza kimwe kitiyongeraho icya kabiri, kiri original, kidapfuye, kitari igipapirano. Dore ko abisi muri iyi minsi na bamwe mu bita abakozi b'Imana bapapira ibitangaza kugira ngo babireme bidahari, bitagaragara. Ariko igitangaza iyo kibaye kimwe cyonyine, igitangaza iyo kibaye kimwe kidasanzwe, reka mbabwize ukuri,
Oh haleluya, abantu benshi barakizwa. Nigeze kujya kubwiriza umunsi umwe ahantu igikongoro, noneho njya ntanga ubwo buhamya. Twari ababwirizabutumwa babiri, umwe yari akuze kandi yari umushumba, jewe nari naje ndi umuvugabutumwa, reka mwite nk'uko bari muri iryo torero w'ubushake. Noneho babonye uwo mushumba wari ukuze, bahita bavuga ngo nawe yari yaje aje aho ngaho, bahita bavuga ati wowe ntabwo uri bubwirize, ahubwo kubera ko hari umuntu ukuruta ntabwo uri bubwirize, icyo turi buguhe turaza kuguha umwanya wo gusengera abarwayi gusa. Noneho nibuka ijoro naraye nsenga mbwira Imana nti Mana uze kubana nanjye, ukuntu naraye nsengera ijambo. Buri umuvugabutumwa ukiri na muto cyane, iyo ahawe amahirwe yo kuza kubwiriza ahantu, shobora nko kumara ukwezi ategura inyigisho ari bwigishe. Icyo kintu cyarambabaje, bambwiye ngo sindi bwigishe n'ukuntu ari maze igihe kingana gute ndiyo ndategura ivugabutumwa. Noneho wamubwiriza butumwa arabwiriza ndafashwa, mu by'ukuri yigishije neza, numva ndafashijwe. Igitangaza abwiriza ku Mwuka Wera, numva amagambo yabwirije ni nkayo nayo nateguye. Bampa umwanya wo gusengera abarwayi wa nyuma. Noneho nkitangira gusenga nuzuye umwuka, ntangira kurondora uwari mu iteraniro, ndamuvuga, mvuga uko ameze, uburyo yari arwaye, uburyo inda ye yari yaraziritswe, ntangira kuvuga uburyo ameze, amaguru y'ukuntu ameze, naho aturuka, nkajya numva n'amazina. Noneho mbivuze nkibivuga gato gusa, ubwo uwo mubwirizabutumwa yari yigishije yamagaye abakizwa haza bakeya. Mbivuze uwo muntu yari yanasohotse hanze, bajya kumuzana, araza tumusengeye, abadayimoni yatangira kumuvamo. Niko Imana gutangira gukora n'ibindi bitangaza byaraho. Muzi cyabaye, mpamagaye abantu gukizwa, hazi nkubiri y'abantu benshi, baza biruka ari benshi cyane. Kubera iki? Igitangaza kitari igipapirano, kiri original, cyatumye abantu bari binangiriye batigeze bumvira ijambo baza gukizwa kubera igitangaza. Iyo Umwuka Wera ari ahantu, iyo yaje ariho arakora, iyo turi mu busabane no gukora kw'imbaraga z'Umwuka Wera, bavandimwe, umurimo uratworohera. Haleluya. Nta gutera imbere kw'itorero ry'Imana, nta kwiyongera kw'abakizwa, nta kuzamuka mu ntera, nta guhabwa igikundiro ku nzu y'Imana, nta gutera imbere kwa business z'abakozi b'Imana, usibye mu busabane n'Umwuka Wera. Ikindi cya gatatu nifuza kuvuga, ndashaka kubereka mu isezerano rya kera, Bibiliya iratubwira ngo ubwo Abisiraheli bari mu butayu, ngo batwikirwaga n'igicu, noneho ku manywa, hanyuma mu ijoro hakagaragara umuriro, nabwo inkingi y'umuriro cyangwa igicu cy'umuriro nacyo kibatwikiriye. Cyari igisobanuro cyangwa byagaragazaga Umwuka Wera. Bakurikiraga, the crowd would follow the cloud. Umubare w'abo bantu benshi bakurikiraga icyo gicu. Nta gicu nta mubare w'abantu, icyo gicu gihari umubare w'abantu wabaga uhari. Nanone ntibicwaga n'izuba mu butayu, babaga bari mu mahumbezi kubera icyo gicu kibatwikiriye. Muzi igisobanuro cyabyo? Ubundi Umwuka Wera ni nawo atmosfere y'ijuru. Kubaho k'Umwuka Wera niko gutuma ubumana bukora iby'Imana ikora. Iyo Bibiliya ivuze ngo habeho umucyo mu itangiriro, ubwo Imana yavuga ngo habeho umucyo, atmosfere yo gukora kw'Imana ariyo Mwuka Wera, ariwe bumana bwayo, niyo yahise irema uwo mucyo. Habeho isi karemwa ivuye mu bitagaragara. Kubera iki? Atmosfere yo gukora kw'Imana ariyo Mwuka Wera yari iri aho ngaho. No cloud, no crowd.
tudafite igicu nta n'abantu badukurikira. Urashaka yuko bizinesi yawe itera imbere, urashaka yuko nk'umuyobozi wumvirwa n'abantu bakuyobora nako uyobora, urashaka yuko ugira umusaruro aho uri hose, hamagara kubaho k'Umwuka Wera. Inginga tereta Umwuka Wera, iga gusabana nawe kuko niwe banga ry'ubu buzima bwa gikristo. Haleluya. Niba hari ikintu kiryoshye cyangwa ubuzima bworoha, ni ugukora k'Umwuka Wera, n'igihe habayeho gukora k'Umwuka Wera. Cya gatatu, kimwe mu bintu bikurura Umwuka Wera kuba ahantu no kuhatura iteka ryose, ni uguhesha icyubahiro Kristo. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana igice cya 16 umurongo wa 14. Yohana igice cya 16, reka tuhasome umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, ngo kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza cyangwa azanyubahisha, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Azanyubahiriza mu cyongereza aravuga he will glorify me. Mu yandi magambo azabaha icyubahiro muri jye. Ahantu hose Kristo ariho aravugwa, ahantu hose gukora kuvuga Kristo kuri, kandi akavugwa mu buryo bwuzuye, akavugwa mu mwuzuro w'agakiza ke, kwaza gutanga agakiza k'indwara, agakiza k'ibyaha, agakiza k'umuvumo, agakiza k'ubukene. Aho ngaho niho Umwuka Wera, haleluya, niho Umwuka Wera akorera ibidasanzwe, niho Umwuka Wera aza kwigaragaza. Niba unashaka yuko ibyo ukora byose bitera imbere, reba uburyo ibyo ukora byubahisha Kristo, ubikuremo ikitubahisha Kristo icyo ari cyo cyose. Icyubahisha Kristo icyo ari cyo cyose kiba ari cyo ukora. Ibyo ngibyo bihamagara Umwuka Wera, bihamagara gukora k'Umwuka Wera. Reka mbabwize ukuri, kugira ngo ahantu hose uzabona imbwa z'umusega zigwiriye ari nyinshi, ndetse n'amapusi bigwiriye ari byinshi bitagira iwabo, uzamenye ko aho hantu hari inyama, uzamenye yuko aho hantu hari akaboga. Kuko akaboga, ako kaboga ako nyine gakurura izo mbwa, gakurura ayo mapusi. Amen. Kubera iki? Uwo muhumuro wako n'uburyohe bwako, ako kaboga karyohera bose, maze usibye n'imbwa n'abantu ako kaboga baragakurikira, ugasanga bagiye kugahiga no kugashaka. N'Umwuka Wera azaho bavuga Kristo. Ubwami, dispensation y'Umwuka Wera ikora gusa iyo bariho baramamaza Kristo, iyo bariho baravuga Kristo. Nyankunda ubuhamya bw'umukozi w'Imana witwa Reinhard Bonke. Yageze mu gihugu cy'u Burundi, bamuhamagaye mu giterane, noneho agiye kubwiriza afata mikro, atera haleluya ya mbere, avuga haleluya, abantu bose baramwikiriza. Arongera avuga haleluya, baramwikiriza. Atangira gukomeza kuramya, akivuga gukomera kw'Imana, akomeza kuvuga haleluya, avuga haleluya zigera muri 30 abantu bikiriza. Atararangiza, abantu bari bari mu tugare tw'ibimuga batangira guhaguruka, indwara zitangira gukira, ibimuga bitangira kugenda, bamugaye bose batangira kugenda, indwara zirakira, abantu buzura umwuka. Arangije ahamagara abakizwa avuze haleluya. Mbese niwe muntu wenyine mu gihugu cy'u Burundi wabashije byibura, reka sinzi uko nabivuga, niwe muntu wari uzi gutera haleluya? Ntibikabeho. Abantu bose bari bazi gutera haleluya.
ariko kuko we yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera, ijambo yavuze aramya Imana avuga haleluya, yatura haleluya, ubwo iryo ngiryo ryahamagaye gukora k'umwuka wera, kuko yari azamuye izina rya Kristo. Ubundi buhamya, nigeze kujya mu giterane umunsi umwe cy'umukozi w'Imana witwa Benihin, abantu bamwe baramuzi. Yakoze igiterane ahitwa Nambole Stadium i Bugande, muri stade yitwa Nambole. Noneho umugabo, jewe nari nazindutse kare cyane, saa 12 nari ngeze kuri stade, kuko baratubwiraga ngo ntabwo turi bubona ahantu abantu bicara, kuko icyo gihe baruzuye n'inyuma haruzura. Saa 12 nari ngeze muri stade, nirirwa nsenga, nirirwa nsoma Bibiliya, ntegereje ubwo uwo mukozi w'Imana aza kubwiriza. Bavandimwe, yageze ku gatuti ahagera nko mu saa 12 z'umugoroba. Benihin ahagera mu saa 12 za nimugoroba, nta kindi yakoze, yatangiye kuglorifya Kristo, yatangiye kuramya Kristo. Yari yazanye n'undi mukozi w'Imana witwa Ron Kenori w'umuririmbyi. Bararamya, bariyongeza bararamya, nta kindi bavuga, nta kindi bakora, baririmbira Kristo, uravuga Kristo turagukunda. Amasaha agera muri 2 kugeza saa 2, nanjye ndaramenya, ariko nkajya nibaza, nkeneye kumva ijambo ry'uyu mukozi w'Imana. Maze iminsi, ko nari maze iminsi 4 ku musozi w'amasengesho nsenga, hanyuma mbona kujya muri icyo giterane, numvaga ntegereje ikintu Imana izamunyuzamo ku bwanjye. Aramya amasaha 2, ndategereza, araramya, avuga Kristo gusa. Afashe umwanya ngo abwirize, muzi cyabaye, yabwirije iminota 15, avuga nanone Kristo. Yakoresheje ijambo yise bring the cross back, mugarura umusaraba mu buzima bwanyu. Avuga umusaraba, avuga ya nzoka mu butayu, ubwo Abisirayeli bayibonaga bose bagakira indwara. Arawuvuga, arawutaka, avuga umusaraba, mwokagira Imana. Arawuvuga, arawutaka, arawuhimbaza, arawusingiza mu minota 15 yonyine. Atararangiza, abantu batangiye guhaguruka. Umwe akazamura akagare yarahagazemo, undi akavuza induru. Jye nari nicaranye n'umuntu wari ufite amaguru anyunyutse, mwana w'abantu baba bafite amaguru yose asa nk'ayanyunyutse, yicaye mu kagare. Niyo twari twicaranye. Mbwira mugenzi wanjye twari twajyanye, ndavuga nti murabizi, jewe nta handi ndi burebe, uyu nguyu nahaguruka, n'ubwa mbere nari mbonye ibitangaza byivugira. Uyu nguyu nahaguruka, nibwo ndi ubone gukora kw'Imana. Ubwo niko nanjye nkomeza kumusengera umuntu ndi iruhande. Muzi cyabaye, uwo muntu wari ufite utuguru tunyunyutse, niboneye ufite utuguru duto cyane, mpindukiye umuntu amaguru yari yakuze ahagurutse mu igare. Muzi cyabaye, nahise nirukanka, nagize ubwoba, mpita niruka njya hirya, kubera igitangaza nari mbonye. Uwo mugabo gukora k'umwuka wera kwazanywe n'ikintu kimwe, kwazanywe no kuramenya, no kuglorifya Kristo, no kuvuga ubwiza bwa Kristo, no kuvuga imbaraga z'umuzuko wa Kristo, no kuramya. Aho Kristo azamuwe, aho Kristo ashizwe hejuru, umwuka wera arahamanukira, akagira icyaha akorera. Oh haleluya! Aho Kristo ariho aravugwa hose, umwuka wera arahamanukira. Zamura izina rya Kristo muri business yawe. Nushaka umuramyi, iga kumuramya mu kuri no mu mwuka, ufata igihe. None se wowe uzasaba amasaha 100, usaba amasaha n'amasaha, ujye uvuga ati Imana nzamurira business, ntugeraho navuga ati Imana ndagushimiye. Aho ugejeje ukora, nanjye mbaye ngushimiye. Aho ugeze uriho urakora ibitangaza, nanjye ndagushimiye. Urakoze Yesu kubw'ibyiza ukora. Imbabazi zawe zirenze uko zivugwa. Muzikiba iyo utangiye kumuramya, ukabigira ubuzima bwawe, ukabigira ubuzima bwawe. Hari umuntu, umukozi w'Imana umwe wa kera wigeze kuvuga ngo 90% by'amasengesho ye ni ukuramya Imana, 10% ahita atondeka iliste y'ibyo asaba, akarangiza vuba yihuta, kuko abazi yuko yamaze kurema ikirere umwuka wera akoreramo.
ariko twebwe 90% turasaba, wenda tukabigabanamo 50% gusaba, 30% kwitotomba, 10% kwirukana abadayimoni, 10% wenda yindi no kurega abantu. Hari nigeze kumva ngo hari n'amasengesho yo kurega abantu, ugasanga umuntu ngo yakoze amasengesho ngo yagiye kukurega ku Mana. Yamaye mwibaze abantu twahindutse nk'abana b'ababebe mu mwuka, ariko ibazura amenya 90% ubuzana ikirere cyo gukora kw'Imana, ubuzana ikirere cy'Umwuka Wera gukorera mu buzima bwawe. Haleluya. Icyakane ndangirizaho, Umwuka Wera yari igisubizo kera, Umwuka Wera ni nawe gisubizo cy'ubuzima bw'ubu. Umwuka Wera niwe ryari ibanga rya Pawulo, Umwuka Wera ni naryo banga ryanjye nawe. Niba dushaka gukoreshwa nk'ibyo Pawulo yakoreshejwe, niba dushaka kurangiza intambara nziza yo kwizera, niba dushaka gutsinda umwanzi mu buryo bwose, reka duhakwe ku Mwuka Wera. Bibiliya irambwira umunsi umwe Pawulo ubwo yari ari mu Bikorino, mu murwa wa Korenti cyangwa mu Bikorino, ngo yaravuze arababwira, ndumva ari mu gice cya 2, aravuga ati reka bavandimwe, murabizi yuko ubwo nazaga iwanyu ntazanywe n'amagambo y'uburyoza, ahubwo nta nubwo nazanywe n'ubwenge bw'isi, sinakoresheje filozofi y'isi. Abantu benshi bishwe no gukoresha filozofi haba no mu rusengero rw'Imana. Abantu benshi bishwe no gukoresha filozofi mu byo bakora. Bizeye gusa ubwenge bw'abantu, bakoresha ubwenge bw'abantu. Niyo mpamvu resultat ari addition atari multiplication. Igisubizo Imana nayo ibaha cyangwa bahabwa ni uguteranya, ntabwo ari ukwikuba. Ushobora kuba uri uravuga ngo urabona resultat, umusaruro mu byo ukora, ariko ugasanga ntibyihuta, nta muvuduko biriho biragenderaho w'Umwuka Wera. Ariko kubera iki? Kubera uri urakoresha kamere muntu, umubiri wawe ni uri urakora, so gukora ku Mwuka Wera kuriho kurakora. Haleluya. Imana ishimwe. Gukora ku Mwuka Wera niko kubanza. Iyo ushaka ko byimultiplier ukoresha Umwuka Wera. Pawulo yabyigishijwe n'iki? Yageze mu Bikorino avuye muri Atenayi, agezeyo yatangiye kubwiriza akoresheje ubwenge. Arangije aravuga ati nazungurutse imana zose, menye izo arizo, ndangije nje kubabwira n'Imana itazwi. Arangije akotinga, atangira akora citation cyangwa asubiramo amagambo y'umugabo w'umunyabwenge witwa Aristote, w'umufilozofe wa kera. Aravuga ngo turi urukiryi rwo mu rukiryi rwe. Pawulo yarariho arashaka gukoresha amagambo y'uburyoza bw'abantu ngo yemeze abantu bo muri Atenayi. Bibiliya ikavuga ngo ubwo yari ari aho ngaho, ngo ntabwo hakijijwe abantu benshi, ngo imiryango mishye aba ari ikizwa. Bya bindi navugaga addition. Ni mu bitekereze, iyo itorero ry'Imana ryubakwa ku muvuduko wo muri Atenayi, na bugingo n'ubu ntabwo tuba turagerwaho ubutumwa bwiza. Na bugingo n'ubu ubukristo ntibuba buratugeraho aka kanya, kuko Bibiliya iravuga ngo hiyongera bake, imiryango 2, 3, 4, 5, byari buzatugereho gute? Noneho ageze mu Bikorino abonaho yakoreye ikosa. Aravuga ngo sinzongera gukoresha amagambo y'uburyoza, sinzongera gukotinga Aristote, ntabwo nzongera gukoresha uburyoza. Avuga ijambo ryiza kandi nkunda. Aravuga ngo ahubwo naje ngaragaza ibigaragaza Umwuka Wera n'imbaraga, la démonstration de l'esprit et de la puissance. Ikizatuma abantu bagukurikira, ikizatuma uzana umusaruro, ikizatuma imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, ikizatuma ubuzima bugaragara mu buzima, mu mibereho yawe, ya mu bucuruzi bwawe, mu kazi kawe, aho ikizatira attention, ikizakurura abantu, igikundiro kikakubaho, ntabwo ari amagambo y'uburyoza, ni ibigaragaza umwuka n'imbaraga. Hari ibintu muri iyi si bitajya bimenya ururimi rw'uburyoza bw'abanyabwenge,
ahubwo byumva ururimi rw'imbaraga, bisunikwa n'imbaraga. Oh, haleluya, haleluya. Mbese mwasomye muri Bibiliya ubwo Abisirayeli bitotombaga, Bibiliya iravuga ngo bitotombaga basaba inyama, Imana izibaha, biravuga ngo yohereje umwuka ikusi n'ikasikazi, ngo uzana inturumbutsi uzivanye ku nyanja, uzana inturumbutsi uzivanye ku nyanja. Ni igisubizo, ni ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Umwuka Wera azanira Abisirayeli bose ibyo barya, bose hatavuyemo n'umwe, barazirya ku buryo zabanyuze mu mazuru. Njya nibaza izo broshete ukuntu zingana, zinyura abantu mu mazuru. Ibroshete zizanywe n'ubumana ni nyinshi ku rugero rucugushije. Oh, haleluya, come on, haleluya. Kubera iki Umwuka Wera yaje aguha multiplication, aragwiza, aguha ibirenze ibyo ukeneye. Nkeneye ubusabane n'Umwuka Wera, ndifuza gusabana n'umutware uri kuri iyi ngoma, ariwe Mwuka Wera. Mbese nawe urabyifuza? Urifuza kongera ubusabane n'Umwuka Wera? Iga gufata ibihe byo kwiriza no kwicisha bugufi, ubwire Mwuka Wera, Mwuka Wera nyihishurira mu rundi rwego. Ikindi, iga kuramya Kristo, gutinda mu kuramya Kristo. Fata ibihe bivuga gukora kwa Kristo n'imbaraga za Kristo. Rarana ibihe biramya Kristo, kuko mu gihe cyo kuramya Kristo, mu gihe cyo gusabana n'Umwuka Wera, utanga impano uzigaba ariwe Mwuka Wera azagusukira impano. Mbese uzi impano azaguha? Hariho abafite izirenga 3, 4, 5, 6, 7, hari n'abasogongeye muri zose uko ari 9. Hari n'abahawe n'impano zindi zitandukanye, zaba ari zo gutera imbere, gutungishwa, guhabwa no gutanga, zaba ari za leadership, kuko izo zose ni impano zitangwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera atanga uko ashaka. Ibaze wamuhatsweho cyane, ntiyaguha nyinshi. Nyemerera uyu mwanya turangiza dusabane n'Umwuka Wera, duse nk'abagira icyo tuvuga tubwira Kristo, duse nk'abaramenya uwo mwami wacu waduhaye agakiza kubw'ubuntu. Hanyuma dusabe Umwuka Wera, ngwino ukorere ibidasanzwe mu buzima bwacu, ngwino uhindure imibereho yacu, ngwino uturinde gutekereza iby'ubu bugingo, uduhe gutekereza ku gusabana nawe, kuko tumenye ko ari ryo banga ry'abavandimwe, aribo intumwa, aribo bahanuzi ba kera. Munyemerere dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, pelvene samendo la pralco desal del demen cozubre adelam sabindo oftamina sigri di elespo la shell l'elgre edel bezolavral pronde amizon fuli basdishen curagler loya menele pazokra fil padinimi zustei kinan filo zon berandikati diezol for bezadekal. Turakuramije Kristo, wewe waducunguje urupfu rw'igiciro, wewe waducunguje urupfu rudasanzwe rw'amaraso, uhinduka icyaha kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Turakuramije, tuvuze imbaraga zo gukora kwawe, turavuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu buzima bwacu. Ngwino kubw'imbaraga zawe Mwuka Wera, uduhishurire ukuri, wubahishe Kristo mu buzima bwacu, ubuzima bwacu bwubahishe Kristo. Mwami, muri uyu murimo ugoranye, ngwino wakserere gutera imbere, ngwino uduhe multiplication, ngwino uduhe gukubirwa mu buzima bwacu. Tukiri mu isi dukubirwe inshuro 100 kandi duhabwe n'ubugingo buhoraho. Reka Mwami tubone umusaruro ushobora kuzanwa nawe, kuko ari wowe mutware w'umusaruro, ari wowe uzaduha umusaruro, haba ari mu ivugabutumwa, haba ari no mu bifatika, kuko ubizi yuko ibyacu byose twabiguhaye. Ibyo uzatwungura Mwuka Wera, ibyo uzatwungura Mwuka Wera,
natwe tuzabikoresha kubwo kubahisha Kristo. Mwami, rambura ikiganza kuri buri wese turi kumwe aka kanya. Umwuka Wera kore mu buzima bwe, agaragaze imbaraga ze, agaragaze gukora kwe kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Wiyerekane nk'Imana Mwami, wiyerekane nk'uwo kwiringirwa kibirengeye, ugaragare ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zidukoreramo ziri. Ndagushimiye Mwuka Wera, ndagushimiye kuri hagati muri twe, ndagushimiye yuko ubuzima bwacu bugiye kugaragaza umusaruro kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Icyubahiro kikugarukire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.